Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwawe wowe udukurikiye aho uherereye hose. Njye ukuramutsa nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana. Abanyarwanda, abarundi n'abandi bose bumva ururimi rw'ubwami bw'Imana mvuga. Mwami Yesu nakomeza bishimire. Nje mu kiganiro ntari ngenyine, muri kubona umubyeyi mwiza kuri kamera tugiye kuganira, bamwita Mama Mugisha. Afite ubutumwa Imana ishyize ku mutima, afite message Imana yamuhaye ireba abadamu bagenzi be. Rero umugabo udukurikiye, bibaye byiza niba ari kumwe n'umugore we namuhamagara ze bumva ni ikiganiro, uwagiye mu kazi cyangwa uri hafi namukubite link avuga ati sheri ubu butumwa bwumve. Ubwo n'umwana w'umuhungu ufite umufiance nuko nguko mbahaye ikaze, kandi n'abatabafite Imana y'amahoro igiye kubaha abasheri, muvuge ngo amen muri comment, mu byakire muvuge ko Imana ivuganye namwe amagambo akomeye. Umuntu utari ufite umusheri, umwana w'umukobwa kandi ugeze igihe cyo kubaka urugo guhera ku myaka 23 kuzamura, wese Imana igiye kumukorera ubukwe biturutse kumva iki kiganiro, kandi byatuye nk'umuhanuzi mukuru. Mu izina rya Yesu muvuge ngo amen. Mama mugenda kwakire ngo hayi ikaje mu kiganiro cyacu. Reka dusenge Imana hanyuma tuyingingize kuza kubana natwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu babiri cyangwa batatu iyo bateranye, ikintu kibahuje ari ukugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, atari imigabo n'imigambi yabo. Ngiri mu ijuru uhita imanuka direct ikabana nabo. Uziko mise numva ya ndirimbo kera twayaga turirimba ngaho muzagera hose mahindu yanyu kubw'izina ry'Uwiteka mahindu yahera. Maze kubona yuko dushobora no kugera ahantu bahakorera ibindi bintu, ariko kubera ko turabizi twakonekta kuko Imana yacu ari yo mu mwuka igahita imanika bati ubu ngubu sura nk'ahantu turi gukorera ubu dayimoni zose zo muri aka gace zamaze guhunga, kuko abantu b'Imana bagize gute bageze ko turi kuvuga iby'Imana. Amen. Mana turagushimiye, tugushimiye ko uduhaye uyu munsi mwiza ngo tuwishimiremo. Ndakwiyeretse nishyize mu biganza byawe ngo mbe igikoresho cyawe cy'icyubahiro, ndetse na Mama Mugisha ntavuga ibye, ahubwo imbaraga z'umwuka w'Imana ziri mu ijuru zimanuke zivugire muri twebwe icyo ushaka kubwira abantu bawe, aricyo tuvuga mu izina rya Yesu Kristo. Kandi amatwi agiye kudutega amatwi atwumva, reka ugutwi k'umwuka wera kwinjire muri bo, wumvishe imbaraga zo mu bwambi bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaye ngo utangirane natwe kandi usozanye natwe. Amen, amen, amen. Ngo hayi ikaze rero mu kiganiro cyacu. Ese niki Imana yashyize ku mutima wawe wumva ushaka kubwira abantu b'Imana? Nkuko nabibabwiye, nitwa Umutoni Isabelle. Yego. Ntuye Kigali mu murenge wa Rusororo. Yego. Muri Kabuga ya mbere Kagari. Ubwo rero ndi umukozi w'Imana. Ndi umukozi w'Imana, ntabwo mbirambyemo cyane, ko muririmbyi yaravuze ngo uhagaze yirinda atagwa, ko kandi n'intwari ireke kwirata ubutwari bwayo, kuko Satani yarahagurutse. Yego. Rero ntago mbirambyemo cyane, nta nubwo nzi kubwiriza cyane. Ariko ari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nubwo utaba intyoza, yego, ukaba utazi kuvugira mu ruhame nk'abandi, ngo ibyo uhamya ko Yesu ari umwami. Uhamya ko Yesu ari umwami, ibyo birahagije. Ibyo birahagije. Hari abantu batinya kuvuga ko Yesu ari umwami ngo kuko batari intyoza wenda nka ba Robert. Oya, mujye mubwira abantu ko Yesu ari umwami. Nibura mu batekereza imirimo y'Imana yakoranye namwe, avanemo ibyo yigendere. Basi. Yego. Uyibwira umuntu uti Imana yakoranye nanjye iby'imbaraga, wenda yankuye aha ingeza aha ngaha, hari igihe nari inkomerewe Imana irantabara. Ibyo nabyo ni ubutumwa bwiza. Ni mw'ubwo buryo. Yego. Ku myaka mfite nitegereje isi, nitegereza n'ubuzima tubamo, nitegereza n'ingo twubatse, nitegereza n'utuzi tubamo, sanga ibintu byose byo mu isi biraruhije. Sanga nta hantu na hamwe umugore ku nshingano zimureba, yego, ku bibazo bimureba, sanga nta hantu na hamwe umugore ashobora gukura amahoro uretse mu gusenga. Ndangije, shyiraho mikrofone neza. Yego. Ndangije nditegereza nsanga umugore wese udasenga. Ubwo message yaje. Yego, twagiye. Umugore wese udasenga, yaba uri kudukurikira, yaba utari kudukurikira, nta mari irimo.
umugore ntabwo uzi kuvuga ko numva ahubwo se ukazi kadusubiremo ako kantu wamugani ngo subiramo ako kantu. umugore wese udasenga yaba ari mu Rwanda, waba ari mu Rwanda, yaba ari hanze yarwo, waba uri hanze yarwo, waba ufite etaje, waba ntayo ufite, waba ufite nyashi, waba ufite ikibuno mbengwa ntacyo ufite, uba uri muremure, uba uri mu nzobe, uba uri mu wirabura, ube wirabura, uba ufite inyinya, mbese ube wambara ipantaro ikibuno kigahubuka, ntabwo bindeba icyo nzi cyo niba udasenga nta mari urimo. kandi usengera mu kuri no mu mwuka gashyiriho nako, kandi usengera mu kuri no mu mwuka, uhamya Imana, ugendera mu bitunganye. Mani gumugisha aho ndafashijwe. Bitabaye ibyo nta mari urimo, urumva. Ubyo bivuze nk'umugore reka nanjye mvuge mpagarariye abagabo. Umugabo wese ava akagera, yaba afite rya pfupfu rya hano inyuma, yaba afite nyakubahwa umudigi, kankuvuge neza cyangwa inda, natagira abagore banyumva nabi bati kadutukira abagabo wowe inda nini, bafite yaba afite amatuza, yaba ari muremure, yaba ari mugufiya, yaba hari imyenda imutandukanya n'abandi afite, yaba hari ingofero yambara, ariko adasengera mu kuri no mu mwuka, adasenga nta kirimo, adapfukama ku kirago ngo yubahe Imana isumba byose yamuhaye umwuka humeka mu mazu, nta kirimo. Hanyuma njya kubona iyo message, jewe nahereye ku buzima bwanjye bwite, yego, mpera ku buzima bw'imyaka by'ibintu naciyemo ukuntu bingana, mpera ku buzima bw'amafaranga natunze. Waratunze menshi? Shareka nkubwire, sinayatunze wenda ngo ngure etaje cyangwa nyubake, ariko natunze amafaranga. Warayabonyeho? Gato yansubiye inyuma, mfite abana 4 n'umutware, hanyuma dufite abana 3 turera b'imfubyi, bari 4, uwa kane nawo twaramushingiye hasigara 3, mwabo b'imfubyi twashingiye umwe hasigara 3, kongera kuri 4 bacu bakaba 7, ubu hari 7. Aho ujya kwigabiza uwo muryango byanze bikunze uba ufite ubushobozi, bazita ngo nuguhuza ibiganza kuko kurera umwana w'imfubyi ntabwo polisi izamo, nta nubwo ari agahato, ahubwo nubona isi gukomeye amashyi uzerekeza isengesho mu mihana y'abandagaye. Bishatse kuvuga mu yandi magambo, hari abantu baburaraga kandi nkabona tukabona iwacu biratubangamiye, cyangwa se batari bafite deresi, bose n'abakobwa batari bafite deresi, tukabona biratubangamiye. Bishatse kuvuga ngo nubona iwawe hari umuceri, ntago ari uko isi yankomeye amashyi, nta nubwo nzwi rwose, ariko nubona iwawe hari umuceri waribwa ukageza naho usigara ukamenwa nimugoroba ntibawutangirireho, byanze bikunze urwo rugo rurimo ibiryo. Rero hamagara abandi aho kugira ngo bimenwe, ahubwo ibyo ngibyo byasigaraga ntibyongere gusigara, biribwe na wa wundi wiyongereyeho. Nibyo twaze tuvuga, niba uri umugore ukaba ufata umuceri bimeze gutyo, ukagenda ugasuka mu kimoteri, ukigendera utagaze mu kidomoro, nta kirimo rega, nuko nta kirimo, uretse tuzagere ku munsi w'amateka. Yego, komeza. Shaka umwana uzana ku muhanda, ibyo byasigaragara jya birya bitaragera mu kidomoro, bikiri mu isafuriya, mu isorore. Hanyuma ni mwubwo buryo tubangana gutyo. Imana rero nihimbazwe, njya kugira iyo message, nashingiye ku mibereho ya kera nkennye cyane kwa kundi umuntu aba ari kugura amavuta y'ijana n'iki, shingira nuko Imana yangiriye neza, ndangije kandi ngirira neza nta gakiza mfite. Roba ndi umugore wagendaga miliyoni kuri telefone, yego, kandi ni mu minsi ishize utagira ngo ni kera, ntago nkubwiye ibintu byo mu myaka yashize. Rero shingiye ko nayigendanaga ntafite amahoro, yego, umugore udasenga nta mari irimo. Ushaka uba uri muremure, ushaka uba ufite ikibuno kigwa hariya, ushaka uba uri inzobe kurenza nge, yego, umugore udasenga nta mari urimo. Gahunda, ibanga, aho baturira imitwaro, aho babonera amahoro, aho bubaka urugo bikemera. Haleluya. Do ni kumukeka. Yego. Iyo wahamenye n'umugabo wagiye arizana, yego, n'umugabo wagiye
arongera agafata icyemezo akagaruka nta utanamuhamagaye yego ariko nushaka ubugize none se ubu nta bantu bafite etaje kandi abagabo bataye oya hari n'abataratawe ku mugaragaro ngo tube tubizi barabukubiri gutya bagati ntago nshaka kongera no kumva gahunda yego haba ati sinshaka isura ya ndumva ntashaka no kuyibone mu maso yanjye dore icyumba hariya ariko bibwirwa n'umugabo basezeranye bakambarana impeta umugore rero wese udasenga ahantu abagore dushingiye ku nshingano zitureba n'ibibazo biduhiga n'abadayimoni batumereye nabi tubishingiyeho umugore wese udasenga nta mari irimo ahubwo gahunda y'ahantu baturira imitwaro yose ufite ntago ari imikeya ntago ari imitwaro mike ubu urancokoje hari ijambo rise rimanuka nanjye ninjye mu kirere cyo guhanura tugiye guhanura duhanure mu izina rya Yesu hari ijambo Yesu yavuze aravuga ngo abantu barushye n'abaremerewe musange ngire gute baruhure buriya hari igihe umuntu aba ataremerewe nk'uko urwunga ati narayigendanaga miliyoni yose ugasanga umuntu wahura nawe akabatisha ntabwo uremerewe tujye tuvugishwa ugasanga nta kintu kimuremereye uzitwara abantu batubwira ko nta kintu kibaremereye ariko twakwinjiramo imbere tugasanga bararushye usibye n'abaremerewe gusa n'abarushye muze mu isabato nyayo kwigwa mwizihiza iminsi itagira ikene ibyuma ndagusobanura neza kugira ngo abantu badukurikiye babyumve nta mari barimo ntago mbatutse bihangane ahubwo nuko twamenye mbere ahantu ibanga riri ry'amahoro kuruta ahandi impamvu mbibabwiye iwanjye nari mfite amakese y'inzoga 38 muri butike nacuruzaga iyo nashakaga nawaga musiteri nashaka nkanywa pirimusi nashaka nkafata akahenikeni kamwe nashaka mbese nkafata sikoro nini nashaka nkafata agapeti sikoro cyangwa se nkabyihorera nkanywaraga nakundagaraga kubi ariko nkanywa imwe sibyo ibintu ntarari nari mfite ry'ibintu kuko nari mbifite sinari bwaje mu kabari ngo ngure inzoga iwanjye zihari wumva ukuntu kudasenga nta mari irimo ibyo bintu byose ndabifite wenda harimo n'utabifite uvuga ngo yaba nari mbonye umuntu ngurira ka pirimusi wapa ahubwo njyewe byari bihari ariko nta mari nari ndimo yego hari n'igihe cyageze nkajya numva nkabumva ibintu by'ibicupa binini ibintu bya pirimusi na sikoro nkabona ni ibintu by'abantu b'abaturage nkabanireka nifatire ka Henikeni nkaba ariko n'inywera nagaterekaga hano nkashyiraho inyama zo mu nda zitogosheje hatetsemo n'ibirayi cyangwa igitoki mu gasahani keza k'icyuma nkatereka kuri fondasiyo iwanjye ku muhanda nkicara nkarya ibiryo mfite na ka Henikeni sindi bujya gusinda urumva ntago negeze nsinda muri urwo rugendo rwose ntago nasinze rwose ari umugore yiyubashye ndibunywa agapeti nkashyiraho agasorori k'inuza k'agatogo hanyuma nkacuruza umukiriya yaza nkamuha ibyo ashaka akagenda ariko ibintu bitarimo amahoro byanze bikunze nta mari birimo ese nyuma yaho wabuzwaga n'iki amahoro donc duruhamya yagendaga gute bo ntabwo nagiye gusura yego sanga igifiriko cyuzuye hangati gufata n'icyo abati n'umunaziri rwose sinigeze bisomaho arakimwenzi ukumva hangati rero hano amwe tuganiye nyigikozamo rimwe mu kirere cy'umukabona ibiriragasho ngatisha nta mahoro tujye tuvugisha ukuri ibyo nta nenge wabivuze n'uwiteka wabyivugiye aba muri amahoro y'umunya buri ikintu Imana yavuze mujye mukitondera nta mahoro y'umunyabyaha ntayo buryo unavuze ngo we yahita kwa hasi nta mbaraga na nkeya bafite nta mari irimo mu yandi magambo yego nuko ntago ndi bwinjire mu buzima bwa famiye cyane ariko ngiye kuvuga gatoya ku bintu bijyanye n'ibyo bintu byose byari bihari nababwiye abadukurikiye ko mfite umutware urumva ntago twari dukijijwe natwe nta mari yari turimo mu yandi magambo yego ariko twari twiyubashye hanyuma rero yafata agacupa gatoya kamwe we ntago yakarenzaga kamwe konyine iyo nkuru
ikabirarangira ubwenge bugahita buva ku gihe. Hanyuma ibyari ya mafaranga byose bikaba akavuyo. Gusinda uzi icyo ari cyo, n'abadukurikiye bazi icyo ari cyo. Ibikorwa by'umuntu wasinze barabizi, abantu badukurikiye bazabaza abantu baciriyeho ibyuma nibo bazaduha. Si yego siko bimeze. Imyitwarire y'umusinzi urayumva. Kuryama umuntu yasinze ntibikunda. Mu yandi magambo nta mari irimo, ibintu bijyanye no kudasenga nta mari irimo. Kubera ko imyitwarire y'abantu basinze nicyo cyatumaga nta mahoro aboneka, nicyo cyatumaga nyine nta mari, tutaba imari. Yego, ariko nyuma yaho Yesu yaje iwacu. Yesu yaje iwacu, iyo niyo nkuru nzi. Yesu yatugizeho. Abo yagezeho muri dufatanye gushima umwami. Turi hano. Nuko ubwo Yesu yageze iwacu. Ahageze ubwo yadukuye mu giti nka kwa kundi yabwiye Zakayo ati we manuka. Mu by'ukuri Zakayo yari mugufi cyane. Icyo ni icyambere abantu bashingiragaho. Ntago byari gushoboka ko iyo babaza umuntu ngo Yesu arare hehe uwo munsi, nta muntu wari guhita mu Zakayo. Kubera ko icyambere Zakayo yari mugufiye. Yego. Kabiri yari afite icyasha cy'ubwambuzi. Buriya wabona hari abo yanize n'iki kuko yaravuze ati abantu nibye. Gatatu ya n'ubusinzi bwarimo, urumva? Kane na bya bindi byose by'ingeso mbi. Gatanu mbese yari cya gatandatu nta mari yari murimo, tubivuge gutyo. Ariko Yesu aravuga ngo manuka rata ndari wawe. Yesu uyu munsi ijoro ry'umunezero kuri Zakayo. Rero yaramanutse natwe arari iwacu, tubona agakiza, twatura umwami n'umukiza, turakira, turabatizwa, tujya mu mazi menshi. Ubu umutwara arakijijwe, nanjye ndakijijwe, kandi twumva turi abakristo. Uretse no kuba wenda turi abadeperi, mu mutima wanjye njye uko mpagaze numva ndi umukristo, numva ndi kujya mu ijoro. Ejo bundi nabwiye pasiteri ngira ngo anyakire kuko jye nabatijwe kera, nagira ngo banyakire. Ndamubwira nti pasiteri reka nkubwire, nti Yesu akoze umurimo ukomeye wanjye, nti Yesu arobye intama ikomeye iwanjye, ntarobye intama. Ubundi hari intama burya zirarutana rata, uzazirebe niyo ziri ku murongo bagiye kuziragira, sibyo? Cyangwa si inka ziri ku murongo bagiye kuzira, byanze bikunze harimo imwe bari nini, yego, iruta izindi. Hari n'izishorera, hari n'iginyuma. Yesu iwacu yaharobye intama ikomeye. Noneho ahamaze kuharoba intama ikomeye, mbwira pasiteri ndamubwira nti ntabwo adeperi yegeze isa ngo ikora umurimo iwanjye, kuko ntago bari kutubwiriza ngo badushobere. Kubera ahubwo Yesu we yarobye intama ikomeye, akora ibintu by'imbaraga. None ubu iwacu turi kumva turi abakristo. Wazabatizwa nibyo, ariko nanjye ndashaka ko munyakira kuko numva ndi umukristo. Ndumva nubizi isaha ndi umukristo, mba numva ndi umukristo. Ubwo rero ni muri urwo rugendo ndi kubabwira ko nta mari yari turimo, cyangwa se nta mari irimo ku bantu bataragana inzira. Ubwo ubu turakijijwe, twakire Yesu umwami n'umukiza, mbese tubanye n'Imana amahoro. Mu yandi magambo dufite amahoro, mu yandi magambo nta bintu bikiduhangayika, mu yandi magambo ubuzima turimo butandukanye n'ubwo twabayemo mu iyo minsi. Mbese mu yandi magambo ntago ushobora kubura igisubizo cy'ikibazo mfite, ntago bishoboka. Kereka basi ntago bikunda, roba ntibishoboka. Ntago nshaka kubura igisubizo cy'ikibazo mfite. Gute se nkibura? Gute? Kandi Bibiliya muri Zaburi ya niba ari 90 na kangaye havuga ngo ngabo bazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo bera imbuto zacyo mu gihe gikwiriye, mu gihe cyabyo. Ngo kandi imizi ntizigera yuma. Mu by'ukuri nari narashaje, uzise ngo nuko nari imeze. Yego Kristo, menshi zari zaranshikuye imisatsi, nkanura ntya kubera guhora bakurura, nanjye nkurura nzirikira inyuma. Ariko urabona ko ndi umubyeyi ukuze, ndi gushima Imana, namenye no gutega igitambaro. Imana ihimbazwe. Hanyuma umuntu dukurikira ashobora kuba ati se wa mubyeyi, ijambo ryo kugufasha ni irihe muri iyi minsi? Ijambo wumva Imana ishyize ku mutima wawe ni muri iyi minsi? Yego, tugiye gusoma muri Yesaya ibice 41. Yego.
turahera ku murongo wa 9 Yesaya 41 turahera ku murongo wa 9 tugeze kuri 13 yego hanyuma dusobanure ubundi dusenge. Ngo weho nahamagaye nkagukura ku mpera y'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranyije sinaguciye. Ku murongo wa 10 hakavuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza. Icyo ni icyambere cya wa muntu usenga. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. 11 dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni, bamware. Abagutonganya bazahinduka ubusa, ndetse bazarimbuka. 12 abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa, babe nk'ibitariho. 13 kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire nti witinya, ndagutabaye. Amen. Imana nihimbazwe. Iri jambo ni ryiza abantu batwumva. Ngo weho nahamagaye nkagukura ku mpera y'isi. Ubwo naba abantu bose turi kuvugana bari kudukurikirana, kuko turi gukurikiranwa n'abantu benshi, abo mu Rwanda nabo inyuma ya hakurya yarwo mu biyaga bigari, bose baradukurikiye. Yego. Ngo weho nahamagaye nkagukura ku mpera y'isi, mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranyije. Imana yagiye idutoranya. Ndadutoranya, dukoresha iby'ubutwari. Ubu duhagaze hano Kigali, kandi turi kuvugana n'abantu bo hanze baradukurikiye. Mu mpera y'isi no mu mfuruka zayo. Yego. Ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Yego, jya umfasha. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Ni ukuvuga ngo wa muntu wiyemeje gusenga niwe Imana ibwira, ntitukihebe kuko turimo. Yego, umuntu wese usenga ntakihebe, kubera yuko Imana yavuganye nayo. Ijambo riratubwiye ngo yaragutoranyije, igukura ahantu kure. Ntago yakora ikosa ryo gufata umuntu ngo imutoranye ari intama ikomeye imurobe. Nirangiza iye kumwitaho. Kirazira, ntago yakora ikosa ryo kutita ku ntama yayo. Ngo ntukihebe kuko ndi Imana yawe, ntukihebe kuko ndi Imana, nzajya ngukomeza. Ni koko nzajya ngutabara. Imana nihimbazwe. Imana iradukomeza ikadutabara. Ibibazo byaturenze, nta mukiranutsi upfapfana. Kandi Imana yacu ikintu iminsi tugendanye, ndi gushima Imana muri iyi minsi mbwira abantu. Hari groupe nsengeramo, yaba ubumwe bwumvira Imana hamwe n'intwarane. Nge ndi kubwira abantu ko iminsi tugendanye n'Imana ntabwo turaseba. Nge ntago ndaseba, nta nubwo tuzaseba. Njewe iminsi tugendanye, iminsi nyemereye, ntago ndaseba, nta nubwo nzaseba. Ntawe. Ndabivuze kuri iyi kamera. Umuntu wumva bishidikanya azampamagara bimbaza. Iminsi ngewe tugendanye sindaseba. Ubwo nimba warasebye, ubwo ntusenga, batagendanye nayo. Nuko ibintu bimeze. Nuko ngangije hano hagakomeza akavuga ngo kuko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka. Yego, ukuboko kw'iburyo kw'Imana niko gukiranuka kwayo. Imana nishimwe. Kandi umenye ko ikoresheje akaboko gakomeye, ikoresheje akaboko gakiranuka. Nta kuki itavuza ko iburyo se. Ubundi Imana igiye gutabara umuntu wayo ikoresha akaboko gakomeye. Mu yandi magambo ikoresha imbaraga nyinshi. Yego. 11 dore abakurakariye bose barakariye bose bazakorwa n'isoni, bamware.
abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Si n'ibyo byonyine, bazarimbuka. Umuntu ashaka kukugirira nabi ukamwihorera ugasenga. Impamvu abarokoreye muri iyi minsi turi gukizwa nabi, ugaturana n'umuntu yakwimura umuyenzi ukumva ko gahunda ari ukumufata mu ijosi. Ntago ari byo, ugahita umwereka uwo uriwe. Ugasengana n'umuntu Imana yamubwira ibintu byiza ko izamwuriza indege ukajya kubizirika. Ntago ibyo bintu ibyo nta bihembo bizaza, ntago bikora, nta bihembo bizazana. Ahubwo ngo abo bantu wowe basengere nubamenya ngo kuko ngo nta kindi Imana izabakorera, bazarimbuka kandi twe tuzabona ubugingo. Yego. 12 haravuga ngo abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa bo babe nk'ibitariho. Ariko abantu bagwa nabi bashatse babyihorera bari kudukurikirana, kuko ingororano zo ntazo, ngo bazahinduka ubusa babe nk'abatariho. Nubwo baturoga, nubwo bakoherereza amahembe, ntago azagufata kuko urasenga. Nubwo bimeze kuriya, nubwo bakurenganya bagahimba ibinyoma bakabikubita aho ngaho, wowe ujye usenga. Kandi mumenye ikintu mbwiye abantu, nta kuzenguruka. Uyu umuntu azenguruka inkike ayizenguruka acecetse. Nimba hari umurozi uri gukeka muturanye, genguruka ucecetse. Ibintu byo kugenda uvuga ngo ndabizi ko ari wondo, nta ubwo ngubwo rwose nawe uri kurenga ku nshingano. Ubundi kikubwira ko Kristo yageze muri wowe, uzenguruka inkiki ucecetse, ukavuga uti Steven ndabizi ko uyu mukecuru araradihi wanjye kandi sindi bubimubwire. Yego, ahubwo genda zenguruka inkike ncecetse, ndikata mu masengesho, ntabimenya ko nasenze, ndagira umutima Imana izamutigisa. Imana imutigise. Yewe uzenguruka inkiki ucecetse, kuko uzajya kubona ubashaka ubabure. Niko Bibiliya ivuga. Iyo ni message, ubashaka ubabure, ubure ahantu yagiye. Hari n'igihe uzakanguka ubone yimutse, hari n'igihe uzakanguka ubone yagurishije, hari n'igihe uzakanguka mbese umubure. Bibiliya iravuga n'ubuhanuzi butavanye ngo uzabashaka ubabure babandi bakuroga, babandi baguteza amahembe, babandi bakuzengereza, bamwe bimuri imiyenzi uko babyumva. Zenguruka inkike ucecetse, ucecetse. Kandi twamaze kumenya yuko inkike izenguruka inshuro 6, iya 7 biribwiriza. Ushobora gusenga uku kwezi ugasenga no kwa 2, ariko ukwezi kwa 7 cyangwa se inshuro 7 biribwiriza. Mana ishimwe. Umurongo wa 13. Yego. Umurongo wa 13 ngo kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinya ndagutabaye. Imana ishimwe. Yego, ingororano z'abantu bakiranutse Yesu azadutabara. Kandi n'ubu yaradutabaye. Use kuri kamera abantu bose bazaho, mugani wa mwana, abantu bose bazaho. None se kuba ndi kubwira abantu bo hanze bose sinatabawe. Nibikomeye. Uba abantu bari bumenye, bamenye Mugisha w'Ikabuga, bamenye ko navuze, nje ku binyamakuru, namamare. Rega namamare nyine kuko Yesu yavuze ko azadutabara. Gahunda no gutabarwa. Nuko ku murongo wa 10 yego, ni 14 twagarukiye harya, ni 13. Yego, ngo kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagutabara ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinya ndagutabaye. Imana ishimwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ubwo rero message nari mfite nizo, abantu dusenge twugarijwe n'ibibazo byinshi, ariko ikintu nabwira abantu badukurikiye, ibintu biturwanya, ibintu bidutegereje, ibintu reba ukabona nta nzira, ibintu byose mbese ubona byaducanze. Niyo mpamvu natangiye ya message mvuga ngo abagore badasenga. Dore nk'ubu ngubu ibintu bijyanye n'amashuri, hariho ntuza basohoye yuko amafaranga yiyongereye, ibyo bintu byose biduhangayitse. Gahunda rero ubutabazi no gusenga.
nitudasenga nta kintu cyashoboka. Nudasenga baricara ndakubeshyera iki? Wagize ngo uricara muri sara amafaranga ze ntabwo aza, ariko nusenga irayambura abayafite, irayambura abayifite abacu bajye kwiga. Nuko ibintu bimeze. Imana ishimwe. Reka dusenga Imana, mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana gusenga vuga nimero zawe kugira ngo umuntu ashaka kukuvugisha, ashaka ko musengana abone aho azagusanga. 078 umuntu ashaka ko dusengana yaza kuwa mbere muri groupe Intwarane kuri ADPR ku Ruyaga, dusenga 2 mu kwezi. Ndi umuterankunga wa groupe, nta kibazo, ni karibu bazahadusanga. Hanyuma habera ibihe byiza, abantu b'Imana bagakira, abantu b'Imana bakabohoka, kandi pe nta mafaranga twaka. Abantu bafite abantu barwaye babazane, hari n'ababa bafite abadayimoni, bose bazaze dusenge. Imirimo n'ibitangaza birakoreka, kandi nta kiguzi. Yesu yatugiriye neza, yaradutabaye. Yego. Nimero yawe ni 075 155 74 18 078 155 155 74 18. Umutoni Isabelle. Mana data turagushimiye, icyubahiro n'ikibi cyawe, turi imbere y'amaso yawe, wabanye natwe, tumaze kumva ijambo ryawe. Tugirire neza, tumenye ko uzaturamiza akaboko kawe k'iburyo, ngo kuko ariko gakiranuka. Tumenye yuko uzatugirira neza, tumenye yuko tugiye kubana nawe, natwe ukatugirira neza. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Iri jambo rigiye kugenda rigere kure, ngaho nuduha umugisha, abagiye kuryumva ubaha umugisha mu izina rya Yesu, kandi ribawera inkomezi z'imitima muri iyi minsi mibi. Urakoze kubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, urakoze. Amen.